Ikaze mu kiganiro twubaka umuryango nyarwanda. Ikiganiro mutegurirwa na Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango. Uyu munsi turaganira n'abahoze bakora ubucuruzi bwo mu muhanda. Kuri ubu bakaba bamaze kubakirwa isoko rishyashya rya kijyambere riherereye Nyabugogo. Wakwibaza uti se ubuzima bw'aba bacuruzi bwari bwifashe gute igihe bacururizaga mu muhanda umunsi ku munsi? Ni izihe mpinduka se iri soko rishyashya rizanye ku bucuruzi bwabo? Ngewe mu myaka 17 maze mu muhanda twaragendaga tukarangura bakadufata bakatujyana Gikondo, murakagenda afite ibiro 70 akaza afite 30. Iyo gereza namara kugusura ngo yakugemurira, ubu bakagufata ibintu bakabijyana ugaruka utangira bushyashya. Tugira wenda badutekerezaho baduhaye isoko. Icyo ni ikintu tumaye gushima cyambere na mbere. Nagira gutya nkaba ncatsa amafaranga nkajya mu muhanda nkakora, nabona maze kubona amafaranga bakabaranyambuye barayatwaye. Bayatwara nkashaka ukundi kuntu nateka umutwe, nkagenda nkareba nk'umuntu necyaho umutwe akanguriza nk'igishoro. Igishoro yakima nkongera nkakora, namara kubona amafaranga bakaba barayatwaye. Warabyukaga ufite inkweto ebyiri cyangwa se eshatu. Iyo waragendaga wagira amahirwe wahora n'umukiriya akakugurira, yakungura 1000 ukabugiza amahirwe, yakungura 500 ukavuga uti aya ndayabonye, umugore ndamuhaya, umwana ndamuhaya ngaya, ku ishuri biragenda gutya, nawe bamutumyeho bamwirukanye amakaye yabuze, ukavuga uti ndakibaramo gutya. Byagenda nabi rero. Hari igihe cyageze ari mpamvu nanishimye cyane, batubwira ko cyangwa se twumva bakuru ko tuzajya dufatwa n'abantu bambaye nkatwe. Urugero rwa hafi bamfatiye haruguru muri marato ndi kumwe na mugenzi wanjye, abantu baza mbona ari abakiriya bagenda baganira. Kumbi mugenzi wanjye yafashwe. Mugeze iruhande numvise ijambo rivuga ngo mfatira n'uwo ngo. Bahise bamfata. Ari umuntu wambaye civile. Ubwo nyine banjanye muri office. Nikorera mu muhanda kwa Mutangana, nabaga mfite impungenge iyo nazaga, nabaga nzi ko ntari busubire mu rugo, ndi buhure na pandagari kamfata ikanjyana Gikondo. Ariko ubu nta kibazo numva mfite mu mutima wanjye, numva nduhutsemo kubera ko nabonye isoko. Kuvuga ngo mu muhanda ubuzima bwari bubi, twararanguraga bakabitwaka, zuba rikatwica n'imvura ikatwica. None rero bwabaye bwiza twageze mu isoko nta kibazo dufite. Twaranguzaga amafaranga make ashoboka, ariko tugashobora gutunga imiryango yacu, tugashobora natwe ubwacu kwiteza imbere. Ariko muri icyo gihe ingorane zari nyinshi. Muri make ubuzima nari mfite ntabwo bwari bwiza cyane, kubera ko nararanguraga, narangura nk'ibintu byerekeranye nk'imboga nk'ibi ncuruza. Mu gihe nyitangira kuntama ngo ncuruze, mukiriya yatangira kuza nkaba ndirutse. Mu kwa kwiruka nirukaga bya bindi bigenda binyanyagirika bimeneka, aho hakavamo igihombo. Noneho na bya bindi bisigaye nibibe byavamo ibintu byatunga abantu. Icyo gihe ubuzima ntabwo bwateraga imbere, ahubwo bwasubiraga inyuma. Mbere umuntu yirukankaga ahunga bamufataga, tukavunika, ubwo dufungwa tukajya Gikondo. Ariko ubu ngubu rwose dufite amahoro, na bagenzi bacu nubwo batarabona amasenta bari kubaka amasoko hano menshi agiye atandukanye. Dufite icyizere ko nabo bazabona ibibanza. Zimwe mu mbogamizi bahuraga nazo nko kubura aho bakorera cyangwa gutakaza ibicuruzwa byabo, ni bimwe mu byo iri soko rije gukemura mu bucuruzi bwabo. Bitewe nuko twageze mu isoko kandi tukaba twizera ko isoko baduhaye ni ryiza, tuzabona abakiriya. Ndizera ko mu minsi iri imbere, mu myaka iri imbere tuzaba tugeze hejuru, kuko nta zindi mbogamizi zo kwamburwa, zo kuba tudakora zizaba zihari. Ngeri isoko uburyo ndibona nta mitsi twarimaramo, ariko nk'ubu batubwiye ngo tubahaye umwaka wo kudasora n'ubuntu. Nyuma y'umwaka cyo nzi cyo umuntu azafite intera amaze kugeraho avuga ati dore navuye mu muhanda, dore isoko icyo ringejejeho. Ubu ni ikintu cyambere cya kwanza, iyo ubonye iseta, kuva twabonye amaseta nitubana n'igishoro nyuma y'umwaka
natwe tuzatwara mu mabotike kimwe n'abandi. Njyewe uko ndi kubona rino soko rimeze habona n'ukuntu nibwo turyinjiramo nta gihe turamaramo kinini, ariko ndabona rizagira abakiriya cyane pe, ducuruze kurenza abandi bose. Iri soko rije gukemura ibibazo bigera birenze kimwe. Icya mbere bizakemura, twacuruzaga tudasora, igihe baduhaye n'ikigera imisoro izinjira muri leta. Icyo bikemuye ni ryayamburwa rya hato na hato. Nko mu myaka iri imbere 2 ndabona nzaba narateye imbere nanjye ndanguza nk'uko n'abandi baranguza, kuko iri soko ndabona dufitemo amahoro. Ntabwo tuzongera kujya natwe tudetaya, tuzajya tudetaya ariko natwe naranguza. Imyaka iri imbere nanjye ndaba wa muntu ibasha kongera nkifatira ya modoka yazanurye nanjye nkaza ngashyira hanga acuruza ngahereza na mugenzi wanjye utabashije kugerayo. Muri make ubwo urumva yuko ni iterambere turimo kugenda natwe dusanga. Icyo rimaze kuturinda cya mbere, uva mu rugo uzi ufite icyizere kuri butahe, uri bugere mu rugo abana n'umugore bakakubona wayabona wayabura ari kuri butahe. Ikindi kandi turi abacuruzi, ntabwo tukiri abazunguzayi, ubu turi abacuruzi. Biradushimisha rero dufite n'abakiriya kandi bari kuza rwose nta kibazo. Twegereye kandi abahahira muri iri soko nabo batubwira uko baryakiriye. Iri soko mu by'ukuri idufasha ku bintu byinshi. Yewe ntuye hano ruguru ku Gitega, mu by'ukuri twajyaga guhaha tukajya ku muhanda, rimwe na rimwe ukabona ugize n'ubwo kugira ngo wahahira ku muhanda, ukabona n'ibintu bishobora kuba bifite umwanda, ariko muri make iyo uje mu isoko ubuza ubona nta kibazo, nta rwikekwe, n'ibintu bifite isuku kwa raporo yuko bari kujya kubikora ku muhanda. Isoko ryadusayidiye ibintu byinshi cyane, hagiye umuntu yabaga yibereye ku kazi akeneye kuza guhaha nimugoroba, waza ukagenda hariya muri marato ugahiga umuntu ukamubura, ariko kubera ko bafite icyicaro uzajya uva mu kazi haba saa moya haba sanga uze uzawugana uza kubareba. Njyewe inama nagira abagenzi banjye b'abazunguzayi batarabona ibibanza, umuntu adutekereje igitekerezo cyo kutwishyira mu isoko, nabo bihangane, nabo bagomba kureba ahandi abashyira, kuko ntabwo azafata umwe ngo areke undi, twese turi bamwe. Ubutumwa naha abagenzi banjye b'abazunguzayi ni uko twava mu muhanda twese, abakiriya bakazadusanga bakatuyoboka. Ndashima umusaza wacu watwubakira isoko. Umusaza wacu nta kintu umushinza, na mbere twamwemeraga pe 100%, ariko noneho nk'abantu b'abakarasi cyetse nk'ubu ajemo hano mw'iri soko akinjiramo, twamushima cyane, twamubyinira cyane, tukabimwereka ko twishimye. Noneho na meya wacu byongeye nawe turamushima cyane, muzamudushimire pe ko twishimye hano muri iri soko rya hano. Ndashimira abayobozi badukuye mu muhanda bakadushyira muri iri soko. Turashima abayobozi bicaye bakadutekerezaho, bakabona bagomba kudukura mu muhanda aho twari tubangamiwe, natwe twari tubangamiwe, ntabwo twari twishimye. Nk'uko mwabyumvise rero, aba bacuruzi bagikorera mu muhanda bahuraga n'imbogamizi nyinshi zitandukanye, zimwe muri zo zashaka kuba zagira ingaruka ku buzima bwabo cyangwa ku bicuruzwa byabo. Izo mbogamizi rero zakuweho n'iri soko bubakiwe, akaba ari isoko rinini kandi ritanga icyizere cy'ejo hazaza. Mwakoze gukurikira ikiganiro cy'uyu munsi, mwari kumwe nanjye Latifa Bantegeye. Mugire ibihe byiza.